Igihe abantu bafite imyaka nk'iyi, imyaka 80 ni imyaka myinshi cyane, kuva mu rugo biba bitoroshye ndetse n'ibintu by'imyambarire n'ibintu bya sayizi usanga iyo umuntu agize iyi myaka usanga ageze mu zabukuru, usanga akenshi rero hano mu Rwanda ndetse n'ahandi, umugore iyo amaze kubyara afite abana, usanga kwiyitaho, kumenya ibintu bijyanye n'imyambarire, kurya neza ndetse no gutuma yajya kuri sayizi bigorana, ugasanga umuntu yari umukobwa afite ibiro 50 ariko ku myaka 35 afite ibiro 90, arambara ibyo yiboneye, aririra ibyo ashaka ngo azambara bubu. Uyu mukecuru aranyumije, arantangaje, ni bya bindi mu Rwanda bavuga ngo tinyuka urashoboye, ku myaka ye 81 yagiye kwitabira kuba Miss Universe muri Koreya. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bintangaje umukecuru nk'uyu, dayeri ibintu by'imitekerereze nk'iyo kugira ngo umuntu atekereze gutya, ni motivasiyo ikomeye ku bari n'abategarugori, kuko igihe cyose wakora iby'inzozi zawe. Uyu mugore wakundaga iby'imideri ndetse n'ibijyanye nabyo, ku myaka ye 81 nibwo yagiye mu ba Miss bo muri kiriya gihugu, ahatana n'abana akubye inshuro enye mu myaka. Ni ibintu bidasanzwe, kwitinyuka kabisa ni ibya mbere byubahwe. Hello, this is Dave again, nizere ko umeze neza. Iyi ni The Voice Live, nanjye ndi Devote Uwase nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Bari n'abategarugori muri kunyumva, tinyuka urashoboye, kuko uyu mubyeyi w'imyaka 81 wo muri Koreya yatinyutse ndetse akanashobora. Uyu mubyeyi rero akaba yitwa Choi Sun-hwa, ku myaka ye 81 yitabiriye irushanwa ry'abanyampinga. Tekereza nawe ku myaka ufite, sinzi wowe uri kunyumva imyaka ufite kuri ubu, ariko ku myaka 80 yawe ukurikije ibyo uri gutekereza kuri ubu, ibyo urimo ku myaka 80 yawe, ese uzaba urihe? Uzaba ukora ibiki? Wumva wowe bizaba bimeze bite? Ese nawe hari inzozi wumva wazasohora kuri iyi myaka cyangwa se ukazigura? Ntabwo biba byoroshye, ariko uyu mubyeyi Koi yaciye agahigo ndetse agaragaza ko imyaka burya ari imibare, igihe icyo ari cyo cyose wahigura ndetse kandi ibyo wifuje kugeraho, inzozi zawe ukaba wazisohora, kuko yifuzaga rwose kwibera umunyamideri, akaba rero yarabitangiye kandi akaba abigeze. Umubyeyi ubusanzwe wakoraga kwa muganga, ku myaka ye 72 yaganirije umurwayi yavuraga, amubwira ko afite igitekerezo ndetse n'inzozi zo kuzaba umunyamideri, ko ari ibintu byakomeje bimwirukaho ndetse akumva ko ashaka kuba umunyamideri. Uyu mubyeyi rero agirwa inama n'uyu murwayi yavuraga, aramubwira ati rero nta mpamvu y'uko inzozi zawe zizima, nta mpamvu y'uko icyo ushaka, icyo wifuza wagiharanira, kandi kuba ufite iyo myaka ntabwo bivuze ko utajya mu by'imideri. Nkomeze nguhe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi ngushimira wowe ugaragaza uruhare rwawe mu biganiro byacu bya buri munsi, ukora subscribe ndetse ukanda like na share, udutera inkunga. Imana iguha umugisha, guha umwanya ibiganiro byacu. Nizere ko nawe ukomeje kumererwa neza muri gahunda zawe z'uyu munsi. Uyu mubyeyi Choi Sun-hwa ni urugero rwiza ku babyeyi b'Abanyarwanda ndetse no ku isi yose. Tekereje ngewe ku myaka 80 Imana niyo izaba impaye uburame, wenda nkaba mfite abuzukuru cyangwa se ubuvi, on sait jamais, naba ndi kuritayaringa, naba numva nagira nka hoteli cyangwa se ibintu byo gutanga serivisi runaka. Urabona nk'umuntu iyo afite hoteli iri ahantu, atanga serivisi yita ku bakiriya ariko nahibera no ku mazi, barumva ari byo bintu nakwikorera maze kugira imyaka nk'iyi Imana impaye uburame. Uyu nguyu we rero andenzeho cyane, kubera ko we yigiriye mu banyamideri ndetse kandi akabigeraho. Uyu Choi Sun-hwa rwose ambereye motivasiyo y'iyo munsi. Uyu mubyeyi tutari bwite umukecuru, ahubwo turi bumwite Miss, kubera ko ku myaka 81 yatinyutse kujya hamwe n'abandi banyampinga bo muri iki gihugu cya Koreya y'Epfo. Abanyampinga bandi rero akaba bakubye inshuro enye mu myaka bari bafite, kubera ko abajya muri Miss usanga ari 19, 20 gutyo gutyo. Kuba rero yaragize umuhate n'imbaraga
yo kujya muri iri rushanwa rya ba Nyampinga ni agahigo yaciye ndetse benshi byabaciye ururondogoro. Uyu mubyeyi rero avuye kuri scene yabajijwe impamvu yamuteye rwose kwitabira ibi bintu, aravuga ati nyuma yo kurera abana no gukora ibindi bitandukanye rwose icyo nari nsigaranye ni ukwirebaho nkareba ibyo ntujuje, nkareba ibyo ntagezeho nkaba ari byo nkora. Yaravuze kandi ati iyo ukoze icyo ushaka wiyumvamo bituma nawe wibanira neza ndetse ukabana n'abandi neza, ubuzima bwawe bukagenda neza, ukumva wishimye kandi ukabaho neza. Yavuze ko kandi ku myaka 72 ubwo yari kuvura umurwayi aribwo yagize motivation kubera ko yabitekereje umurwayi yari ari kuvura amubwira ukuntu akunda ibintu by'abakora bya fashion cyangwa se imideri. Umurwayi rero yavuraga aramubwira ati ntarirarenga rwose courage, ati iri jambo rero ryamuhaye icyizere ndetse bituma atera intambwe akora ibyo abandi batakora, ahiga akagahiga. Avuga ko yabanje kugira ibibazo bitandukanye ndetse by'amafaranga ndetse n'ibindi byagiye bimubera imbogamizi ariko yabigezeho ibyo yashaka. Mu minsi w'umukecuru rero yakomeje ajya mu bintu by'imideri kuva icyo gihe agirwa inama n'uwo murwayi, akajya ajya mu nzu z'imideri agaragaza imyenda mu ma fashion week yaberaga muri iki gihugu cya Korea ndetse akagaragaza imyenda itandukanye n'ubwiza yari afite kandi ukabona ko rwose ari impano yari yarazimye. Ubundi ubusanzwe muri iki gihugu ntago byari byemeye ko umuntu urengeje imyaka 28 yitabira irushanwa rya Miss, ariko bamaze gukuraho rero izi mbogamizi z'imyaka, uyu mubyeyi ko yahise rero aba mu ba mbere kwiyandikisha ndetse kandi arabyemererwa kuko yari yujuje ibisabwa, hanyuma nawe atangira irushanwa nk'abandi. Yakomeje avuga ko atari ibintu we yiyumvishaga, ko kuva kera yifuzaga kuba yajya mu ba Miss, akaba yajya mu banyamideri, akaba yajya mu bantu bamurika, ati ni ibintu byantunguye kandi nishimiye. Uyu mubyeyi ntabwo asanzwe kuko we yinjiye muri irushanwa mu by'ukuri atekereza ko wenda adashobora kuba Miss, ariko njye nari mfite intumbero, niko avuga ati nari mfite intumbero yo kugera ku rwego mpuzamahanga ku bijyanye n'imideri kandi ibi ngibi nabigezeho. Muri iki gihugu cya Korea y'Amajyepfo rero bashyizeho ingamba nshya ku bintu bijyanye no gutora Miss w'iki gihugu, aho bemerera abagore bashatse, abagore bandi bakuze ndetse n'ababandi baba barahinduje ibitsina, tuvuge yari umugabo akajya kuba umugore, aba rero bose baba bemerewe kwitabira aya marushanwa. Ni naho rero haje kuvanwaho limite y'imyaka, bemerera ko umuntu wese wiyumvamo ubwo bushobozi ashobora kwitabira iri rushanwa, hanyuma akagaragaza ibyo ashoboye ndetse akaba yatorwa akaba Miss w'igihugu. Nubwo bari bemereye abantu batandukanye, abagore, abashatse, ababyaye, abahinduje ibitsina n'abandi, ntabwo bari biteze kuba babona uyu mukecuru w'imyaka 81 yitabira aya marushanwa. Bose rero byarabatangaje ndetse biranabatungura. Uwo mugore wabaye icyitegererezo ndetse akamotiva abandi, akimara kwinjira muri iri rushanwa bose baratangaye, bamenye ko afite imyaka 80, bose baramwishimira cyane, bareba ukuntu atinyutse kandi kuza, bose bifuza kuzagira imyaka 80 nk'iyo afite 81, nabo batekereza nkawe, basa nkawe, bagaragara nkawe. Ibi yakoze rero byatumye bimugeza ku rwego mpuzamahanga yifuzaga rw'abanyamideri, kubera ibinyamakuru bitandukanye BBC, CNN n'ibindi bitandukanye byamwanditseho kubera ukuntu yatinyutse ndetse agaca agahigo k'umuntu ungana nawe binjiye muri uru rubuga rw'abanyamideri n'aba Miss. Nubwo yakoze ibyo yari ashoboye kugira ngo ajye muri iri rushanwa ry'aba Miss bitabira Miss Universe ribera muri Mexique, uyu rero umubyeyi ntabwo yabonye amahirwe yo gusohokera igihugu cye, kuko iri rushanwa ryahawe ryatsindiwe n'umukobwa witwa Hani Ariel w'imyaka 22, akaba ari we uzasohokera iki gihugu cya Korea y'Amajyepfo mu irushanwa ry'aba Miss rizabera muri Mexique. Uyu Koi ntabwo yatahiye aho rero ngo atahe amaramaza, kuko yahawe igihembo cy'umuntu wari wambaye neza, wagaragaye neza muri aya mashusho yo kwifotoza mu gihe cya
cyari kiri gukorwa cyo gutoranya aba Miss, yatahanye igihembo rero cy'umuntu wagaragaye neza kandi wari wambaye neza. Kuri we avuga ko yanyuzwe kandi akishimira ko yabashije no kwemererwa kujya muri aya marushanwa akajyayo, ati ndatekereza ko ari njye mugore ushaje winjiye muri aya marushanwa kandi ibi bintu bigomba kwaguka, ni byiza kandi narabyishimiye. Ati kubera ko mbikoze ndi umwe biteye ururondogoro, atari ko uko ababyeyi bazagenda babyumva, abashaje nabo bazumva ko badahezwa, bajye bitabira iyi myidagaduro yo kujya mu ba Miss, kujya mu banyamideli n'ibindi, bati bazagenda baza batinyuke. Niko ko yakomezaga abwira igitangazamakuru cya BBC baganiriye, avuga ko rwose abaye uwa mbere kandi abimburiye abandi, ndetse kandi atazaba uwa nyuma, ko n'abandi bakwiye kwitabira ibintu nk'ibi. Uyu mukecuru kandi Son avuga ko abuzukuru be b'imyaka 23 na 21 bamwankoraje bakamuha imbaraga, bakavuga ati nyogokuru wacu arasa neza, ni mwiza cyane, yambaye neza. Ibi rero ngo byamuteye imbaraga zo kugira ngo yitabire n'aya marushanwa bitewe n'ukuntu yabyiyumvagamo. Coup de chapeau kuri uyu mukecuru w'imyaka 81 witabiriye Miss Universe mu gihugu cya Korea y'Amajyepfo. Rwose ni ikigero cyiza cy'abagore cyo kwitinyuka, cyo kudaheza impano ufite muri wowe, cyo kudasinzira ngo wiryamire ngo uzambara amabubu, ahubwo ukitinyuka ukiyibuka ukamenya ko rwose hari ibyo wageraho, intumbero warose ukiri mutoya ko wazigeraho. Kuba warabyaye, kuba ufite abana, kuba rwose ukuze ntago byaba inzitizi. Nizere ko hari icyo wigiye muri iki kiganiro, kandi ko uyu mukecuru w'imyaka 81 watinyutse kujya mu ba Miss akifotoza, akambara inkweto nk'abandi, akamodoringa. Ibi rero bituruka kuki? Bituruka kuba warabiteguye kera ukarya neza, kuba uko agaragara mu by'ukuri ntago bigaragara ko afite imyaka 81, ariko yabitangiye mbere, arya neza, akora amasiporo. Abantu muri ibi bihugu bakunda kwiyitaho bakikunda. Ni urugero rwiza rero ku banyarwanda ndetse n'abanyafurika. Twiyibuke, twikunde, turye neza, twiyibuke turya ibintu bidufitiye intungamubiri. Kuri ubu usanga ibintu turya rwose ujya kureba ugasanga intungamubiri zirimo rwose ari nke cyane, kandi nibwo umuntu aba akeneye kongera kurya. Abashakashatsi bavuga ko ku myaka 40 umuntu aba akwiye kongera kurya nk'uko umwana mutoya arya, kuko ngo nibwo aba akeneye intungamubiri nyinshi, kuko umubiri ugenda ucika intege. Kugira ngo rero ukomeze ugire forme nziza, umere neza, ujye à la ligne, ugire taille française cyangwa se ugaragare neza, wambara uberwe, bisaba ko wongera ukiyitaho, ukarya neza, ukarya imbuto. Usanga rero tuvuga ngo imbuto ni iz'abana, ugasanga turarya ibyo tubonye birimo amavuta n'ibindi. Ibi rero ntabwo byatuma tugira iyi myaka tumeze neza. Uyu mukecuru yambereye icyitegererezo ndetse ansigiye isomo, nizere ko nawe ari uko. Imana ibarinde, mwiyiteho. Ibiganiro bya The Voice Live nakagaruka, ni Devote Uwase. Bye bye, ndabakunda. Imana ibarinde, mwiyiteho, mujye mwibuka gusenga, kuko ubuzima budasenga burasengera, niko abanyarwanda bavuga. Gusenga ni iby'ibanze. Ikindi kandi turangwe n'indangagaciro z'ubunyangamugayo, kandi dukomeze kwiyitaho, twikunde. Imana ibarinde, caho, ndabakunda.